Ububirigi ni igihugu kitigeze kihanganira ubutegetsi bw'u Rwanda ubu hari uyu munsi cyane cyane iyi regime iyobowe na Perezida Kagame ntago rwose ababirigi bigeze bayibonamo n'ubundi ibintu byo kujijisha ngo hari umubano ngo hari za ambassade ngo niki byari ibintu bijyanye no kujijisha kubera yuko position y'ububirigi kuva mu myaka ya za 90 urugamba rwo kubohora u Rwanda rugitangira yari izwi. Ububirigi muribuka ko nabwo buri mu bantu bigeze kohereza abakomando hano bagakandiraho bagasubirayo birukanka. Ntabwo aho kandi bari ku ruhande rwa Habyarimana. Ikindi usubiye mu mateka ujya kureba ugasanga ububirigi butaratanze ubwigenge bwuzuye. Hari ikintu cyitwa ubwigenge bucagase bwahaye u Rwanda ndetse rugikubita muzi ko muri guverinoma ya Kayibanda harimo n'abazungu b'ababirigi, hari abajyanama benshi b'ababirigi muri za ministeri nyinshi. Ni ukuvuga ko ububirigi muri make aho buhagaze ni ikintu nakwita mu zindi ndimi neocolonialism, ariko new colonialism ni mu kinyarwanda wenda wabyita nk'ubukoroni mu isura nshya. Ubukoroni mu isura nshya ishingiye kuvuga ngo murakora ibi nimutabikora ntabwo tubaha inkunga izi nizi. Ibintu rero abantu mu burengerazuba bw'isi barimo kudusaba biraza no kutubwira ngo nimufate ibiryo mutanga igihugu. Sinzi rero ibyo birya aho twanabirira niba ari nabyo badukangije. Ubu wafata ibiryo ugatanga igihugu we wumva bishoboka? Hanyuma ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda, impungenge z'u Rwanda, hari n'ingendo tuvuyemo mu rwego rw'akazi kacu nk'abagize inteko ishinga amategeko. Abantu bose twagiye duhura mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bose navuga ngo they are consuming Belgian pollution. Ni ukuvuga ngo barimo kurya cyangwa se icyo nakwita Belgian poison. Ni ukuvuga ngo barimo kurya uburozi bw'ababirigi. Ububirigi bw'ipositionye nk'igihugu cyakolonije ibi bihugu, noneho bufatwa no muri Union Européenne nk'abantu bafite expertise cyangwa se bafite ubunararibonye ku karere. Bityo uruhande bafashe bo bakumva ko ari rwo bagomba gukurikira, bakavuga bati buriya ababirigi barabizi. Abo twahuye nabo bose ikintu batubwira ni ukuvuga ngo the Belgian authorities told us ngo abayobozi ni ukuvuga ngo abayobozi b'ububirigi baratubwiye ngo this and this. Ibyo bifite icyo bisobanuye. Bishatse kuvuga ngo hari n'abakurikira buhumye, hari nabo twasobanuriraga imiterere y'ikibazo nabo bakumirwa, ugasanga barasa naho batari bafite amakuru. Turababwira tuti mbere yo gufata side mukwiye kubanza mukamenya ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo n'imiterere yacyo. Hari abantu baharanira uburenganzira bwabo. Kuvuga rero ngo ububirigi buri muri iyi ntambara, buri muri kampanye yo gufatira u Rwanda ibihano, iby'icyo bizatanga nuko byaba ari ibi bihano byose byasabwe n'ububirigi turimo kubona, nuko n'ubutegetsi bwa Tshisekedi buzavuga buti nta mpamvu nimwe yo kujya kunegosia kuko turi muri position de force. Kuko muri negotiation muzi ikintu nkunda kwita balance of power cyangwa se rapport de force. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari mu ruhande rw'imbaraga rufite imbaraga nta mpamvu yo kujya kunegosia n'umuntu ufite intege nkeya. Ikindi cya kabiri nuko ibi bihano biyobowe birangajwe imbere n'igihugu cy'ububirigi. Wakwibaza ngo birahura gute n'ibisubiza abanyafrika bagerageza gushakira kiriya kibazo. Iyo Security Council, iyo ububirigi, Union Européenne, iyo bavuga ngo M23 nive mu bice byose yafashe, irabivamo igihe ko ari wabo, ntaho bavuga bakwiye kuba bajya. Hanyuma icyo nacyo wakibaza, ese kuki EAC na SADC bo batafashe uwo mwanzuro? Kuki bo babyihoreye? Nuko bo bari hafi y'ikibazo, kandi hari icyo abanyafrika bari bariyemeje mu minsi ishize cyo nakwita des solutions de proximité, cyangwa se mu kimwe ibyo bavugaga ngo les solutions africaines au problème africain. Ni ukuvuga ko iyo uvuze ngo ibisubizo by'abanyafrika ku bibazo by'abanyafrika, hari abanyaburayi bamwe bumva ko bigijwe ku ruhande. Icyo nacyo ntago barimo kukibona. Ikindi u Rwanda ni igihugu kigerageza gutera imbere, ni igihugu kigerageza kuvuga ngo twabana n'uburengerazuba bw'isi mu buryo bw'inyungu, aho twese twunguka, ibyo twise win-win cyangwa ganya-ganya. Ibyo ngibyo rero hari abatabibona, bakavuga bati ibihugu byo muri Afurika tugomba kubipfukamisha bigahora ku mavi.
u Rwanda rero rwanze kujya ku mavi, nta kindi rurimo kuzira. Ariko icyo nakubwira cyo nuko ububirigi ntabwo nakubwiye ko ibibazo by'amoko n'ibibye ngo byahutututse muzi ko aribo babizanye. Ntabwo nshaka kujya mu mateka, ni ibintu bizwi. So nuvuga ngo rero ubutegetsi bwa Perezida Kagame bwababereye ihwa mu kirenge. Umurongo barimo nuko utubwira ngo ngira ngo mwagaragaje byagaragaye ko hari umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Intwaro zagaragaye hariya narazibonye, ntabwo mwese mwarazibonye, ntabwo zari intwaro zo kurwana na M23. So zari intwaro zo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni ibintu Perezida Tshisekedi yatangaje. Hanyuma ikindi nuko ujya kureba kuganira nabo, kibazo ni kirekire. Uburyo kwica amategeko mpuzamahanga, iyo babwiye uti ko mukoresha abamerceneri bararuca bakarumira. Iyo babwiye utese iyo ambasade zigiye gutwikwa kandi ministre Kayikwamba yabivuze niyo ruka akabwira Security Council ngo nimudahana u Rwanda ngo abanyamuhanda bazabyikorera, bugacya bagatwika za ambasade. Ninde uyobewe yuko amasezerano ya Vienna aproteja abadiplomate n'inyubako bakoreramo. Ibyo byose ni ibintu bijyanye yo bavuga inviolabilité de mission diplomatique, nicyo ngicyo. So ibyo byose babica ku ruhande bakavuga ngo u Rwanda rwavogereye ubusugire bwa Kongo. Kiriya kibazo cy'ubusugire nkunda kubwiza abantu kuri, turanabibabwira. Ubusugire bwa Kongo, ubusugire ni amahame yubahirizwa n'abantu bariho. Iyo umuntu arwana no kubaho ntiwamukangisha ubusugire. Hanyuma n'ikindi cy'u Rwanda rukora nuko ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho, twabivuze kenshi, rwazishyizeho rumaze guterwa inshuro nyinshi. Abantu barapfuye za Kinigi murabyibuka, FDLR. Ni ukuvuga ngo ibyo byose u Rwanda rwisanze rugomba kurengera ubusugire bwarwo n'abaturage barwo. Ibyo ni byo u Rwanda rukora. Hanyuma ibyo kuvuga ngo nimukureho ingamba z'ubwirinzi mureke tubarase ariko turekereho imfashanyo, ngira ngo izo mfashanyo nta n'icyumweru kimwe twazirya niba hari n'abakunda imfashanyo. Kuvuga ngo nimwemere ibiryo mutanga igihugu, ibyo ngibyo ntibizigera bibaho. Ngira ngo rero mu magambo make icyo nakubwira nuko ububirigi ufite inyungu muri Kongo. Ikintu kinababaje mu kurangiza numva nakubwira ni ikijyanye nuko kuba ububirigi bufite amateka mu kibazo kiri muri aka karere, bwashoboraga gufata side cyangwa se position nk'ebyiri navuga. Iya mbere yari ukwicecekera, kavuga bati biriya bintu turi mu bantu babiyogoje, turi mu bantu bateje ibibazo, mureke duceceka. Icya kabiri bari kuvuga bati mwabavandimwe ninjye wabakoronije, muri nk'abana banjye mwese ndabazi, mureke mbe mediator, mureke mbumvikanishe kuko icyo mupfa ndakizi, hari n'uruhare nakigizemo. Mu minsi rero ishize ububirigi bwatangiye kugerageza gushaka uburyo bwakongera kwisubiza Kongo, bukayigira umufatanyabikorwa wayo. Ngira ngo ubushize uzi ko uruhare bagize mu kwica Patrice Lumumba, ejo bundi ngo bashubije yiryinyo ngo kugira ngo babwire abakongomani ko intwari yabo yaharaniye ubwigenge rwose bayunamiye. Ejo bundi wumvise ko ngo mu bisigazwa bashubije ngo bashubije yiryinyo. Ibyo byose birakwereka uburyo ababirigi bashaka kumanipira Kongo. Perezida Tshisekedi ni umuntu wahabaye mu mateka ye, ari impunzi, abona ubwene igihugu bwaho, ubwo nawe ni umuturage wabo. So birumvikana rero ko bashobora kugira impamvu nyinshi zo gufata urwo ruhande, ariko ikiri imbere ni inyungu z'ubukungu, ni inyungu z'icyo bakura muri Kongo. Ku buryo rero nge ntekereza yuko icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi, ntabwo nk'umunyapolitike nshobora kuvuga ibintu ntafitiye ibimenyetso cyangwa se bidashobora kuba corroboré na facts zihari. Icyo u Rwanda rufite ni ukuri n'imbaraga zo kwirengera. Ntabwo u Rwanda rutanga amafaranga, nta Rwanda nta ma briefcase, nta mavalise y'amadolari rujyana mu Bubirigi cyangwa se rujya guha abandi, cyangwa se nta birombe rufite rutanga. Mu magambo make birasa no kuvuga ngo u Rwanda ntacyo ruduha, kandi mu Rwanda hari ubutegetsi, hari regime itumvira. Iyo regime itumvira, iyo regime ahubwo ishaka kuduteza Abanyafurika, ihamagarira Abanyafurika kujya muri win-win, kujya muri partnership. Ngira ngo twese twungukiramo. Bo bamenyereye partnership gagnant perdant, bamenyereye za relation gagnant perdant, ibyo bita winner and loser. Iyo niyo bamenyereye. Iyo rero ntago bayishaka. N'ikimenyemenye nakubwira cyuko bari abantu barimo gukurikira buhumyi ibibera muri Kongo,
cyangwa barimo kwiroha mu bintu batazi bagafata ibihano n'ibyemezo bidafite aho bihuriye no kuri ground. Nuko abanyafurika bazi iki kibazo, ndakumenyesha ko nta gihugu na kimwe cya Afurika cyari cyafatira u Rwanda ibihano. Meme na South Africa yari yaje muri iriya coalition za ambassade yacu iracyahari iracyakora. Ibihano ntibakabyumve mu rwego rw'imfashanyo z'amafaranga no kugirana umubano ushingiye kuri za ambassade. Iyi gihugu kivuze ngo cyafashe gira ngo abantu bagiye badefira, ambasaderi Businge yarahamagawe, Sweden ambasaderi wacu baramuhamagaye, abantu bose baduhagarariye ngira ngo wagiye wumva mu Budage byarabaye, bagiye bahamagarwa bajya kubazwa ibyo bita gusamoninga aba diplomate muri diplomasi biba bivuze ikintu kinini. Ibyo ntaho byigeze biba mu bihugu bya Afurika. Nta gihugu cya Afurika nibura cyavuze ngo dufunza ambassade nubwo ntacyo twabahaga cy'imfashanyo kubera ko wenda turi ku rwego rumwe ariko ducanye umubano. Ni ukuvuga ngo abanyafurika ikibazo kiri hariya barakizi, baragerageza kugikemura, ahubwo mu burengerazuba bw'isi bakaza kubavangira kugira ngo ikibazo kidakemuka. Kariya kajagari rero barashaka ko gatinda kubera ko ariko bungukiramo. Urugero narangirizaho ni ukubona Perezida Lorenzo avuga ngo yahamagaje ibiganiro hagati ya M23 na leta ya Kongo, hanyuma bugacya mu gitondo European Union yafatiye ibihano bamwe mu bagomba guhagararira M23 muri ibyo biganiro. Ni gute se wowe washyiraho ibihano warangiza ukavuga ngo urashaka no kuganira nanjye? Uraganira nanjye se ndi mu bihano? Ntabwo binashoboka. Ibyo urumva ko binajya no muri wa mujyo wo kubana leta ya Kongo yarakatiye urugo gupfa abivuga ko ishaka kuganira nabo. Ibyo bintu se wumva bishoboka? Donc ni ukuvuga ngo rero uku gukomeza kubusanya hagati y'ibisubizo by'abanyafurika no mu burengerazuba bw'isi, mu burengerazuba bw'isi barimo kubikora babishaka kugira ngo hakomeze habeho kariya kajagari. Bo ububirigi bubiryamiye nk'uko bwaryamiye ibyo mu Rwanda. Ndakumenyesha ko mu bihugu byari bizi neza ko mu Rwanda hagiye kuba genocide kandi yari igamije kwibasira abatutsi, ububirigi buri kwisonga. Ububirigi buri mu bihugu muri 94 byari bizi neza yuko hano hagiye kuba genocide, ariko nabwo bwari icecekeye. Hanyuma ikindi nuko ububirigi bwari bufite ingabo muri minuwari hano. Kububirigi bwari bufite ingabo muri minuware, ngira ngo n'uwari ushinzwe aka gace ka Kigali yo bita secteur opérationnel ya Kigali ni Colonel Luc Marshal, wari wurungije Romeo Dallaire, kandi Luc Marshal yari umubirigi. Bivuze ngo amakuru yose n'ibyategurwaga biganisha kuri genocide byose ububirigi bwari bubizi, ariko buraceceka. Nubundi rero n'uwo murongo bakomeje, kandi ububirigi buri mu bantu bakomeje kuvugana na leta y'abatabazi yakomezaga gukora genocide. Muri genocide hagati witwa Jerome Bicamumpaka yagiye muri Security Council, ibyo yavugaga bishyigikirwa n'ububirigi, yagiye mu ububirigi buramwakira. Ibyo ni ibintu biri on record, ku buryo rero ibintu bijyanye no kuba ububirigi burimo kurebera ibiba hariya. Hari imvugo z'urwango zihari zibasira abatutsi, hari ukwica abatutsi bakabotsa biriya bita cannibalisme. Biriya bintu byose birimo biraba ku mugaragaro kandi itangazamakuru ryabo ntiribivuge. Ni ukuvuga ngo rero ububirigi bo kubera inyungu zabo kuba abatutsi bakongera bakicwa muri Kongo ntacyo bibabwiye, kimwe nuko kuba abatutsi barishwe hano mu Rwanda muri 94 ntacyo byari bibabwiye. Ndakwibutsa ko mu mwaka wa 2000 wari ministre w'intebe w'ububirigi yitwa Guy Verhofstadt yaje hano mu Rwanda mu gihe cyo kwibuka asaba imbabazi, ajya muri za detail, agaragaza uruhare rw'ububirigi rurimo ibi byose ndimo kukubwira. Ni ibintu rero bo bakora babizi, bakavuga bati tuzajya tureka ibintu birangire, abantu bicwe, nibarangiza tuze dusaba imbabazi tuvuga ko tutabimenye cyangwa tuvuga ko habaye uburangare. Donc ni ukuvuga ngo ntabwo ibyo turimo kubona muri Kongo bya bintu bitaga ngo ni signe avant-coureur, nibura ibimenyetso bibanziriza kaga. Ibyo turimo kubona muri Kongo birasa n'ibyari biri hano muri za 93 na 94 mu mezi yabanjirije genocide. Kandi byose ububirigi bwari bubizi. Nakubwiye ko ububirigi bwari bufite ingabo hano, ndetse ndanakumenyesha yuko ububirigi ari nabwo bwagiye gusaba muri Security Council bushyira igitutu kuri Boutros Ghali wari Secretary General, bumubwira yuko bugiye kuvana ingabo zabwo zose mu Rwanda, kandi niyo contingent nini yari iri hano mu Birigi, hashingiwe ku kuba hari bamwe mu bari bashinzwe umutekano wa Uwiringiyimana Gata b'Ababirigi bari bamaze kwicwa. Kuba bari bamaze kwicwa, ibyo nabyo ni resulta y'imbuto bari barabibye hano. So ngira ngo rero ibyo byose biragaragaza yuko nta kintu dukwiye kwitega ku Bubirigi,
no kuba twarakomeje kubana nabwo byari ugushinyiriza cyo kuvuga ngo wenda ngo reka tubane, cyane cyane ko hari ibintu bivugwa ngo nta rwangano hagati y'ibihugu ruhoraho, habaho inyungu gusa. Si byo, ibihugu bishobora kwangana uyu munsi ejo bigakorana, cyane cyane ko iyi mikoranire ibishingiye ku nyungu, cyane cyane ziri kuri reciproque. Nibi basakuza bavuga ngo barazana imfashanyo, nta kintu na kimwe umuzungu aguha, nta kindi agukeneyeho cyangwa azasubirana.